Mwaramutse bene data, Umwami Yesu Kristo nashimwe kandi ahimbazwe kubera ko aduhaye igitondo cyiza cyo kumwamamaza no kumuvuga. Hari korali turirimbamo, jya ndirimbamo yitwa Simos, igira indirimbo ivuga ngo tumwamamaze, tumwamamaze. Nta kindi dufite cyo kwirata, nta kindi dufite cyo kuvuga, kuko iyo atazuka, reka ne guhera hejuru mpere hasi, iyo adaca bugufi ngo aze abumbura igitabo amenye ibimenyetso bigifatanije aze kuducungura, yicishe bugufi mu muryango wa Dawidi, avukire mu buryo bw'umwuka mu nda y'uyu mwari Mariya, ubuzima bworoheje ari Imana, nguwo mu muvure mu kiraro cy'inka, iyo adakora ibi ariko kandi iyo atatubera igitambo ngo yemere kujya ku musaraba w'isoni, yemere kudupfira akazuka. Iyo atazuka amagambo yari gushira ivuga, ahacu ntihaba hakibukwa, ariko Yesu yarakoze. Uramfasha rero tumushime muri iki gitondo, kubera ko tubayeho ubuzima bugaragaza umurimo yakoze muri twe. Nibwo nakubwiye ko nyuma y'iminsi 50 asubiye iwe mu butware bwe ku ntebe ye imbere y'Imana Data, hafi yayo, nibwo yubahirije ibiri mu masezerano yagiranye n'abigishwa be, arekura umwuka wera. Maze iminsi nigisha abantu ikintu kijyanye no kugirana isezerano n'Imana, nkabyita kontra irimo terime zo gutabarwa. Nabwiye abantu ukuntu Mose yasenze Imana ari kumwe na Huri na Aroni i Refidimu, Imana ikagirana nabo isezerano ririmo terime zitandukanye. Buri myaka 500 hakabaho umugisha ku bana Mose yasize ku isi b'ubwoko bw'Abisirayeli kubera gusenga no kuba imbere y'uyu mugabo witwa Yesu. Muri iki gitondo n'ubundi ngarutse nje kukubwira ko iyo Yesu ataza kwitanga, iyo Yesu ataza kuzuka, iyo Yesu ataducungura, ntacyo tuba tuvuga, ntacyo tuba twigisha. Shimira Imana rero, ushimire Yesu, ushima amaraso ya Yesu Kristo, ushima imbaraga za Mwuka Wera twahawe, ushima igitambo twahawe, kimwe kigakuraho ibyaha by'abari mu isi kandi kigakuraho umuruho, inuma z'intungura, ibimasa n'amapfizi, rimwe na rimwe n'abantu batari bafite tukabiruhuka, tukaba turi bazima muri Kristo Yesu. Nguhaye karibu mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ikiganiro cyo ni umutsima wa buri munsi nk'uko umaze kubimenyera, ariko twumva bwa mbere niko iki kiganiro cyitwa, gisohoka buri munsi ukacyumva mu gitondo, ukirirwa uri mu mwuka wo kwibuka umurimo mwiza Kristo yakoze mu buzima bwacu. Cyakora ushobora no kucyumva na saa sita, ntago bibujijwe no ku mugoroba bitewe n'igihe ubonera umwanya, wacyumva ugiye no kujya kuryama. Intego ni uko ufata umutsima. Kuri iyi channel hariho ikiganiro, mu biganiro bya weekend n'Imana njya nkora, nashyizeho iyerekwa nagize ku ijambo ry'Imana. Uzagikurikire uzabona ukuntu ijambo ry'Imana ryica imigambi y'ikuzimu, rikica imigambi y'abadayimoni, rikananiza ingabo z'abadayimoni, rikamena umutwe abadayimoni. Ndagira ngo nkubwire rero ko kwirirwa wariye umutsima wa buri munsi, wawufashe wawumvise, kuko inda y'umwuka ni amatwi twumvisha n'amaso turebesha. Ibyo twumvisha amatwi nibyo bitunga ubuzima bwacu. Iyo wumva ibintu bipfuye urangirika, nubwo ubona uhumeka ukabaho warapfuye. N'aya maso yacu nuko iyo yarebesha ibintu bidafite umumaro ntacyo uba winjiza. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro, benshi mumaze kugikunda no kukimenyera. Ndashimira bene data bampa komenti, ndashimira abanganiriza, ndashimira abambwira ubutumwa butandukanye, bambwira ibyo bifuza ko twajya tuganiraho, bambwira uburyo bakira ibi biganiro. Imana namwe ibaha umugisha ku nkunga zanyu mutanga kandi zingeraho. Tugiye kuganira rero ku nsanganyamatsiko ivuga ngo twari abanyamahanga ariko Yesu yaratwibutse. Imana ishimwe, umurimo wa Kristo waduhaye agakiza
n'umwanya mu muryango w'Imana. Umurimo Kristo yakoze waduhaye agakiza utuma tugira n'umwanya mu muryango w'Imana. Twe ntitwari abo kwibukwa, nta muntu wari utuzi, ariko Kristo arareba aravuga ngo namwe ubwo umwenda watabukagamo kabiri wari ukingirije ahera, uyu ni umurimo mugari Kristo yari akoze awukoreye ku musaraba i Goligota. Natwe abanyamahanga twemererwa kwegera ahera. Niyo mpamvu uhamagara Yesu uri mu bedroom akakumva, mu rusengero akakumva, ku kazi akakumva. Ntacyo wari cyo guhamagara Yesu. Murabizi ko Yesu yigeze abibwira n'umugore w'umuserofonike, aramubwira ngo ntago nafata ibyo kurya by'abana ngo mbihe imbwa. Ariko ngo Yesu aravuga ngo nutuvungukira twasigaye uri gutanga ibyo byo kurya ngo burya imbwa yadufata. Yesu ahita abona ko umugore afite kwizera, amukiriza umwana. Natwe rero twakijijwe no kwizera, nta handi dukura imbaraga. Haleluya, nta handi dukura ubuzima. Umwuka wera amaze icyumweru n'umunsi umwe nkuganiriza, cyangwa se na weekend n'Imana nakubwiye imbaraga za Mwuka wera, nta handi yavuye. Ntitwamuguza amafaranga, nta nayo twari kubona, nta kindi twakoze. Twari mu isayo rero y'ibyaha, twari twandavuritse, ariko Yesu akora uyu murimo wo kuducungura. Jya ufatanya nanjye tumushimire. Urya ijambo ry'Imana, wirirwe widegembye unezerewe wumva ukomeye, kuko Yesu yakoze umurimo mugari. Tugira ubuzima, duhinduka bashya. Ntago nzabura kukubwira ko nkunda indirimbo rwose ya Korali Siloam ivuga ngo ubuzima bwawe bujye bwerekana umurimo Kristo yakoze muri wowe. Iyo ndi kwigisha mbwira abantu ko mu buzima bwa buri munsi twirirwa dutanga serivisi mu kazi, dutanga serivisi mu nsengero, dutanga serivisi mu ngo zacu, turera abana. Iyo wonsa umwana ufite Yesu uba uri kumuha ubuzima bwuzuye, kubera ko umuntu aratanga. Tugizwe no gutanga. Aho uri hose uzasanga uri gutanga. Naho ucuruza muri butike uri gutanga. Wagiye guhingira umuntu uri gutanga, uri gusengera umuntu uri gutanga. Umuntu rero mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu atanga icyo afite kandi agaseruka uko ari. Iyo rero utuzuye utanga urupfu, iyo wapfuye utanga ubupfu, iyo warwaye utanga uburwayi. Niyo mpamvu mu buzima bwacu dukeneye kwakira Yesu akaba mugari, akaba munini, kugira ngo dutange ubuzima. Wigisha abantu ijambo ry'Imana ubaha ubuzima, ugaburira abantu ibyo kurya ubabwira neza ubaha ubuzima, wakira abantu neza mu biro ubaha ubuzima. Mbifurije gutunga Yesu. Yesu ni ubuzima, akiza ubusembwa, akiza ibyaha, agakiza ingeso. Hari icyigisho njya nita amasubyo n'ingeso. Umuhini wakiriye Yesu ushiraho amasubyo, umuntu yawuterura ntumuhande, Imana ikagukoresha uri umuntu ushyitse. Guhaye ikaze tuganire ku ijambo ry'Imana ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Turasubiramo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Haleluya. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Akira neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu yizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza we, akabatizwa, abavutse ubwa kabiri. Kwizera Yesu Kristo biguhesha kwitwa umwana w'Imana. Guca muri Yesu Kristo nk'inzira imwe, ukuri n'ubugingo itugeza ku Mana, bituma uvuka, bigatuma ubaho. Aya maraso yamenetse, iyi soko yayo noneho ibitembye mu bugingo bwawe, bigatuma nawe ugira ubuzima, ukabaho, ukavuka. Iyo usomye Bibiliya ukajya mu Itangiriro, uhasanga amagambo menshi. Ugakomeza ibitabo by'isezerano rya kera, ukaza kubona urubyaro
rwa Adamu na Eva ukahasanga abana babiri, hari umwana witwa Kayini n'umwana witwa Abeli ndetse n'uwitwa Seti wa gatatu. Iyo usesenguye ijambo ry'Imana uza kubona ko Kayini yaje kwica Abeli amuzije ishari ritari ngombwa, kuko Abeli Imana yamwishimiraga. Amaze kumwica yabaye ikivume, asohorwa muri Edeni, ajya iburasirazuba bw'ingobyi ya Edeni, abyarirayo abana Bibiliya n'ijambo ry'Imana ryita abantu. Ndashaka kukwigisha ijambo abantu n'abana b'Imana aho bitandukaniye. Hanyuma rero Adamu na Eva babyaye Seti. Seti nawe abyara abana Bibiliya n'ijambo ry'Imana ryita abana b'Imana. Kubera iki? Umugisha Imana iduha muri Kristo Yesu, umugisha Imana iduha mu kuyumvira utuma tuba abana. Aya maraso ya Yesu, uyu mubano n'isano dufitanye n'Imana no kuyubaha Imana ishobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, bituma tuba abana b'Imana. Ngo ni urukundo ruhebuje rwatumye tuba abana b'Imana. Umuririmbyi yarabiririmbye. Uru rukundo ntabwo waruririmba ngo ururangize, ntiwarwandika ngo ururangize. Niyo wafata ijuru uryitegereze ukarihindura impapuro, ugafata inyanja zose zo mu isi ukazigira wino, ubundi ukandika, ntabwo warangiza uru rukundo. Rutuma duhumeka, rutuma tubaho, rutuma turya, rwaduhuje n'Imana, rutuma tuvuga Imana twari bande, rutuma wumva Imana muri wowe. Imana yakoze umurimo mugari cyane. Shimira Yesu aho wicaye, shimira Yesu aho uryamye, shimira Yesu aho uhagaze, shimira Yesu mu bitekerezo byawe, kuko yakoze umurimo mugari. Hanyuma rero aba bana bavutse kuri Seti, wari uhawe umugisha n'Uwiteka asigaye mu ngobyi ya Edeni. Aba nibo Bibiliya yise abana b'Imana, nzabigusobanurira. Naho abavutse kuri Kayini wari waravumye bitwa abana b'abantu. Isezerano rya kera iyo urikurikiranye ugenda ubonamo byinshi, ukagenda ubonamo byinshi, ukabona uburyo Bibiliya ivuga ukuntu abana b'Imana bifuje ab'abantu bagakora icyaha, imyaka yo kubaho ikagabanuka. Iyo usomye Bibiliya usanga ko Nowa Imana yamuhamagaraga ngo abaze inkuge ari mu myaka hejuru ya 600, abantu bararamaga, imyaka ikaba 120. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ubuzima twahawe na Kristo bwo kwitwa abana b'Imana. Ni igiciro, ni ibintu by'igiciro. Twabaye abana b'Imana, turavuka tubaho kugeza ubwo duhabwa umwuka wera, ku buryo duhabwa imbaraga zidasanzwe, duhabwa umugabane mu bwami bwo mu ijuru wo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Yesu rero niwe wabikoze ubwo hari habuze uwacungura umuntu, ngo arangije ariyemeza aravuga ati ndagiye. Dusomye amagambo akomeye ku murongo wa 12 uvuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kugira ngo Imana igusobanurire, aribyo Nikodemu nawe yabazaga. Abaza ngo ni gute umuntu yabyarwa akuze akongera gusubira mu nda ya nyina. Buriya Nikodemu yari azi ko ari ukwiyambura imyenda yose, ukongera ukaba akantu gato ukinjira mu mubyeyi wakubyaye. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo kubatizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamwizera, ukuzura umwuka wera, ugafata amavuta y'umwuka wera, niho umurongo wa 13 uza ukakubwira ngo ntiwabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo wabyawe n'Imana. Ababyawe n'Imana rero irabamenya, ababyawe n'ijambo ry'Imana irabamenya, ababyawe n'amaraso ya Yesu Kristo, Imana ishobora byose irakumenya, ikakumenya. Aho uri ikajya ikubona mu bwishingizi bwayo, aho uri ikajya ikubona mu burinzi bwayo, aho uri ikajya ikubonaho ijambo yavuze. Kugendana n'Imana rero ndabikunda. Aha niho hava imbaraga za mwuka wera, aha niho hava guhinduka. Nakubwiye ukuntu Pawulo yari mubi imbere, azira itorero, umurimo w'Imana atazi icyo ari cyo. Ubu dufite abantu benshi batazi umurimo w'Imana icyo ari cyo, batazi gukorera Imana icyo ari cyo, batazi ijwi ry'Imana icyo ari cyo. Ariko muri iki gitondo Imana yongeye kugaruka kukubwira ko hari urukundo yakunze isi igatanga umwana wayo. Umwizeye
akabyarwa nawe aba umwana w'Imana, ukaba umwana w'ijuru, ijuru rikakwishingira. Nta kintu umwana wawe yakwaka mu rugo ngo ukimwime. N'icyo udafite aba yizeye ko muzakibona kubera urukundo n'ubushuti n'isano yo kuvuka. Kuvuka ni ikintu gikomeye. Kuvuka ni ugukura, ugakurana ingingo, uturemangingo turimo Yesu Kristo. Uramfasha dushimire Yesu, uramfasha twakire urukundo twagiriwe, twakire ubu buntu twagiriwe, imbaraga twagiriwe twakuye muri Kristo Yesu no mu maraso ye y'igiciro. Tugiye gusenga. Ndashaka kukubwira ko Pawulo yahindutse ahinduwe na Yesu Kristo wamutunguye mu buryo bw'umwuka. Nawe hari icyo Imana yakora ikarema impinduka muri wowe, ikarema ubuzima, ikagukiza ubukene bw'ubuzima bubi, ubukene buturuka ku buzima bubi bwo kudatunga Yesu. Ubwo bukene buzana agahinda, umuntu akagira agahinda mu mutima, umuntu akagira kwiheba no kwiganyira, ugasanga umuntu akennye umunezero. Ejo narabivuze, nta handi wakura umunezero ni muri aya maraso, nta handi wakura ubuzima ni muri aya maraso, nta handi wakura kubaho ni aya maraso yamenetse ku bwa Yesu Kristo ngo agucungure. Akiriye ineza ye, akiriye umugisha we, akiriza imbaraga ze, akira kubeshwaho nawe, akira kuzuka. Iyo umuntu yihannye agakizwa aba azutse, aba akize urupfu rw'iteka, aba yakiriye kubaho. Uyu Pawulo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we yahawe imbaraga. Iyo umuntu afite Yesu arayobora mu buryo bw'umwuka, ukayobora. Ajya mu bwato akajya abwira abantu ibiri bubabeho bikababaho, kugeza ubwo bagiye kota bacanye ibyatsi havumbukamwo igikururuka, igikururanda, shirira muruma. Abantu ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa agapfa ngo akarimbuka. Pawulo ayikuraho ayiterera mu muriro, nta n'ubumara bwayo bwamufashe. Imbaraga zirinda imigambi ya Satani ziri muri Kristo Yesu. Imbaraga zirinda urupfu ziri muri Kristo Yesu. Imbaraga zirinda akarengane ziri muri Kristo Yesu. Kugendana n'Imana birashoboka ko habaho kugeragezwa, ariko icyo gihe urabibwirwa ukamenya amakuru. Hajya habaho n'igihe cyo gutaha, ariko tukiriho Yesu atubera intsinzi mu buzima. Yesu aguha amahoro, ukajya wishimira ko uzabaho iteka, ukabana n'Imana, ukishimira imirimo ukora. Pawulo yabaye umunyamwuka, ahangana n'inzoka, ahangana n'ibitavuga Imana, abwiriza abantu barahinduka. Iyi transformation y'amaraso ya Yesu rero, iyi transformation ya Mwuka Wera, niyo ndimo nkubwira nkwifuriza ko wakira mu iki gitondo. Wakira kuri uyu munsi bitewe n'igihe utwumvira. Waba ugize icyifuzo cyo kwakira imbaraga za Mwuka Wera, waba ugize icyifuzo cyo kongera kwibuka amaraso ya Yesu Kristo, kuko amasezerano yose tugira y'imibereho tuzagira mu isi no mu ijuru ngo yakomejwe n'aya maraso. Aya maraso arakomeza, amara inyota, agahandura ibyaha mu muntu. Aya maraso agahindura umuntu umunyamugisha. Icyo ucuruje ukunguka, icyo uhinze kikera, akurinda ibiza, aguha ubwenge, ugasirimuka, ukiga, ugatera imbere, atanga ubuzima. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana yera kandi ikomeye ikiranuka, tugushimiye ijambo ryawe twumvise ko amaraso yawe, umwuka wawe, ibikuzuye, ibiri mu turemangingo tw'ubugingo, amaraso watumeneye ku musaraba, ari byo waduhaye, nibyo watanze kugira ngo ukwizera wese abyakire abeho, abyakire aronke ubugingo bw'iteka, abyakire yakire ubuzima, abyakire yakire amahoro. Ndasenze, dusengeye mwene data mushiki wacu twumvise, akumva mu maraso yawe, mu mbaraga z'umwuka utanga, harimo gukira indwara, harimo gukira akarande, harimo kugira amahoro, umugisha, gutekana, business ikabaho, urugo rwe rukabaho, ubuzima bwe bukabaho, amasomo ye akabaho. Ndamusengeye ngo yakire imbaraga zikiza, yakire imbaraga zirinda, yakire imbaraga zihumuriza, yakire amahoro abanirwa mu Mwami wacu Yesu Kristo. Isi nigira amahoro, igihugu cyacu nikigira amahoro, umutekano nubeho ku mugabane wacu, ingo zacu nizigira amahoro, ingo z'ababyeyi bacu nizigira amahoro, geto tubamo nizigira amahoro,
bari kwa muganga turabibutsa ubagereho, bari mu nzu z'imbohe turabibutsa ubagereho. Tanga umugisha ku itorero, tanga umugisha ku bantu bumva iki kiganiro, tanga amahoro n'umutekano n'ubuzima. Turaguhuruje kugira ngo uhindure amateka yacu, tugirire neza. Ngushimiye kuri mu ruhande rwacu, kandi kuzajya ukomeza kubana natwe no kutugirira neza, ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious, we are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us, your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your hands.